So guys, rero ngiye kuba nabereka application zigera kuri 5 ugomba kuba ufite muri phone yawe, utagomba kubura koko z'ingenzi zishobora kuba zaguhindurira ubuzima ndetse zikaba zanagufasha mu buzima bwawe bwa rusange, zigera kuri 5. Okay guys, rero ngiye mugiye kubana, nitwa Rino Radi. Kanda subscribe, ukore kunzogera, like and share, maze ubundi video nzajya nkora zizajye zikugeraho tutaruhanyije nta yandi mananiza rwose. Makinga ko wakanze kuri subscribe. Guys, rero reka dutangire. Mbere ku bundi application ya mbere ni iyihe utagomba kubura ahangaha rero. So guys, kanzi mbereke application ya mbere utagomba kubura muri phone yawe ni application yitwa CapCut. Murayibona, iyi ni application y'editing amavideo neza kurusha ibindi bintu byabayeho, bayita CapCut. Murabibona ko yanditseho ushaka gusayiningamo TikTok yawe se uyari irya mbere ushyiramo Google, ariko ngiye murabibona ko ikoze. Igiye gushyiramo video ugomba kwita ukora hano handitse new project, tuzaniga uko bayikoresha. Okay, application rero ya kabiri utagomba kubura muri phone yawe, application yitwa Pcast. Bayita Pcast. Pcast murimo murayibona. Iyi ni application utagomba kubura nayo muri phone. Iyi ni application y'editing amafoto. Ifoto yari yose, iyi application editing gusa ku kiguzi ariko kitari kinini, baguca amadolari agera kuri 3 buri foto, ariko byumve koko editinga. Indi application utagomba kubura muri phone yawe na application yitwa Vigo AI. Kuyibona Vigo AI. Iyi Vigo AI rero nta kindi kintu yagufasha usibye iyi application. Ikintu ikora ni ugufata ifoto ukayisanisha na video. Ya foto yawe wa muntu wakezaga muri ya video akaba yava mu ifoto yawe akaba ariyo yakeza. Iyi ngiyi uri kubona. Reka tujye, twari tumaje gukoresha, tureka tujye ku ya 4, ariyo iyi ngiyi bayita Virobo AI. Virobo AI. Iyi application rero ikimaze ni ukuvugisha amafoto. Kumwe mujya mwumva bagiseke bari kuvuga ikinyarwanda se cyangwa n'abandi bantu bari kuvuga ikinyarwanda kandi ukabona n'abazungu. Na yindi application bikora ni ngiyi Virobo AI. Mubishaka mwanyandikira muri comment, nayo tukazareba uko bayikoresha. Indi application utagomba kubura mangaha ya 5, application yitwa Don't Touch. Ingi hano Don't Touch murimo murayibona. Iyi Don't Touch rero imaze iki? Iyi Don't Touch kimaze, urabona bishatse kuvuga ntugakoreho kuri Don't Touch. Umuntu wese ushatse gukora kuri phone yawe nta burenganzira bamuhaye. Iyi application iramurega ikoresheje ibimenyetso bigiye bitandukanye. Reka mbanze mbumvishe.
Murimo murumva nkangaha. So guys rero